ku muntu bita Safi na Knowless twabonyemo hariya muri iriya ndirimbo. Iyi ndirimbo bakoresheje abantu benshi wagiye ubona bari goberana n'ikoranabuhanga rya AI bakoresheje. Yego. Bahoberanya abantu bamwe n'abandi. Arabunga. Ni ikimenyetso cyo kubunga. Nta muntu uzi ibikorwa bya Platini nka Clement ntawe. Brase James ntago abiziho. Kandi barabanye imyaka ingahe? Reka babanye imyaka ya kera. Cyangwa azi ibyo by'icyo gihe babana. Azi by'icyo gihe. Ku buryo no mu ndirimbo yavuze ngo TMC yantaye mu nkiko. Nta gikorwa na kimwe gishobora gusohoka muri studio cyitwa cya Platini Baba. Niyo mbahanzi rebera mu Rwanda muzima pe. Nemera ndamwemera ko n'umukozi pe. Uri kumva icyo kintu? Nta na kimwe gishobora gusohoka Mendez atakizi. Nta kibaho. Ntaho gishoboka. Yani plank isa ahubwo buri Clement yo Platini musubiza. Cyane Knowless akanabivuga ahubwo tukabigira n'inkuru ziteye ubwoba. Ni inkuru ya 2016 mu kwezi kwa kabiri. Yakozwe n'umunyamakuru witwa Munyengabe Murungisabe. Yasohotse tariki 24 z'ukwa 2016. Haburaga amezi make Knowless akora ubukwe. Iyi nkuru iravuga ngo iyo Knowless atarokoka agakingirizo ka Safi. Yes, reka basuze kandi bifurize kugira ibihe byiza aho muri mwese mukurikirana Kim TV Hub. Twizeye ko mumeze fresh, twizeye ko muri amahoro, natwe tumeze neza cyane. Mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi nk'ibisanzwe ngarukanye na Kamauba Dani Rukara. Ubutangiye kujya Kamauba kuva nakwite. None muri commentaire bavuze mugenda ukora umuyoboro uwite Kamauba Empire. Kamauba Empire. Nanjye nkajya mbwira abantu ko nkora se Empire nta kiba kirimo. Ukagera bavuga ati welcome. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Kamauba Rageng. Oya. Rageng. Wewe wabari abakamauba. Abakama ariko uziko kera. Cyane nyiri ku ishuri nari nakoze genge y'abakamauba. Nyamara yo genge ni ya danger. Kamauba family. Nyina abantu hari mu witwa Anje Taylor Kamauba. Nawe yari mu Kamauba. Turasa nyine Anje turavukira by the way tuvuga ni tariki imwe ukubona turi bikara no itariki imwe y'amavuko we ntago uri igikara 18 z'ukwa gatanu wowe urumuka urirabura turirabura turi ingero nziza zo kwirabura nge nawe hakabamo Hippolyte umuhungu wanjye ari muri Poland bade no basketeri mwiza ari mu bantu banyigishije twese twa basket tunareshya nawe waranje uburebure bugupfira ubusasha sha no kabivuga uri mu bantu muri Inyarugenge uburebure bwapfiriye ubusa guteze ntago abo banje babakamauba bandi ntago bari kudiribura hirya iyo za Poland oya ni Hippolyte bari kudiribura ameze neza hako waza kumubwira akanyoreza ku mayero ari umujene bita sumuvugera Fraha Kado sumuzi basketeri se mu kipe y'igihugu uriya twariganye tronkomeza arantu twayaga kwiba amapera none twe tukurira igiti akayasoroma ahagaze yarangiza akajya nkora mu mutwe gutyo Petit uri mugufi Petit uri ariko yagiraga ubwoba nawe nk'urukoma uwo mujene wanjye niwe nanjye wanyigishije basket moteye na Yambo mujene nkunda cyane tugire mani tugiye gukina ka basket nukuri ko Imana twikoza no tujye dukora Fraha yarambwiye ati ngiye kukwigisha basket ku buryo ushobora kuba waba umukinnyi wa danger ariko uburebure bwawe uzabuzira muri basket abantu benshi uburebure barabuze sibye ko n'abamineri baba bahari ariko kubera ko atari benshi mu ikipe kurumva fata urugero ushaka kugira ngo Kim umwe mu ikipe kajya cenga gakeya agahariza abantu nkanjye uri kumva burara abantu bajya abandi banicaye by the way nanabivugira hano kuri Kim Hub by the way nanabivuga hakiri kare rwose hari umuntu ubona nicaye banza akagira ngo nta kantu kangana ngo ejo nahuye n'umuntu mu mujyi arantangira ngo nuko ungana nanjye bajya babimbwira ngo ntaho mpure n'ijwi ryanjye tambwa none se wari usko ngana gute ngo nabonaga wicaye kuri kamera nkagira ngo nta kirimo twarahuye amagari karamfata ngiye kwitegera kabisa nanakennye nabuze amafaranga ya moto uri ku murongo ngiye kujya ku murongo wane se metamanuka da witi bisi tuyireke none wakora iki yabona ari ukungana kakabana no ku murongo urumva rero ugemba nambaye urukote ngenda nsa n'uruntu urabona gikikara cyane iyo nambaye akagofero nakamanuye gutya uri kwirebeshwa kijepe oya ntago mari kwire ariko ndeba ntago yarebeshwa kijepe man abajene ubuse ko batakuya ngo urabireba kandi ariko ndeba no kuvuga ngo nje niko ndeba niyo taye ahubwo abantu bakambwira ngo bita mu basketeri bari kuba umujepe habwa atari ko se mu bizute ko ntari
ubundi mubibwirwa n'iki kutari kimwe muri ibyo muri kuvuga cyane wenda basket yo nabangaragara kuri televiziyo hasi umuje ko ari ibintu bibera mu ibanga bizimute ko burangiye burarega nta nubwo y'abasivile mubona burandi umusivile uramuri Dani uramuri wa danja umusivile uramuri nkanjye ha rwose savire mubi cyane arije mita nirebesha hatakiramo agapfuka mu kumukara kwikangishwa abantu hatangira sorry gato abantu se kandi Dani w'umukara Arias Kamauba Dani turagarutse rero muri bya bintu byacu yego bwa busesenguzi bwawe butabangamiye undi bwashaka bukanamubangamira ariko buriya kubangamirwa nta muntu mu buzima ubaho n'ababayeho n'abagiye nta muntu warindwa kubangamirwa ngo bibeho ni ikiguzi cyo kuba muri societe ni ikiguzi cyo kubana n'abandi bantu ni ikiguzi cyo kubana n'abantu batekereza nyine cyo kubana n'abandi bantu mutari kimwe mudahuje intekerezo mudahuje imigambi mudahuje imibereho ntabwo mushobora gutekereza kimwe so ni rero kubangamirwa ni ikintu ukwiye kwakira nk'ari ikintu kiri normal nta ni ikiguzi cyo kuba muri societe ni ubuzima Mwongereza bigeze kubibwira abantu babano bagira ishyaka ry'aba demokrate ujye ubona abantu bavuga ngo naba liberale cyane liberal party right aho ati rero ibintu byo kuvuga ngo ngiyo umuntu avuze ngo uri igikara ngo bita bigiye ngo hita ngo babara ngiyo bavuze ngo ntabwo uri muremure cyane ngo bita bikuryoya ntabwo wabaho mu buzima utabangamirwa ntibyakura byasaba wenda binyuzeho icyuma hano ku ijosi wigire mu ijuru cyangwa umano usanga umwami wawe wakoreye witwa Satani cyo gihe waba uhunze abantu sava ujye kuyereza ubundi buzima ariko mu gihe ukibana n'abantu ugomba kwirengera kubangamirwa cyane no kutumva ibintu kimwe komite yego kabari akanyuzemo rero twinjira mu kiganiro twasezeranyije abantu ko buri kintu cyose gisobanye bananiye kwisobanurira uzajya ukabaha ubusesenguzi bwawe akanyuzaho akawe ukigendera bagasigara babyumva uko babishaka reka mbivuga hakiri nakare ngiye nkunda gutanga ibitekerezo my friend nta muntu n'uyu n'umwe kuva nyiri muto nzi n'uyu n'umwe ushobora kumpagarika gutanga igitekerezo ntabwo bishoboka ibyo byasaba mbuze kubaho byasaba mbuze ubuzima ntabwo ushobora kumbuza gutanga igitekerezo uri kumva icyo kintu ndikumva uko ubyumva wumva bijyanye n'ingano y'ubwonko bwawe n'ingano y'imitekerereze yawe n'ikigero cy'ubukure uri ibyo bintu mvuze urabyumvisha ndabyumvise vuba ntabwo umwana w'imyaka 12 ashobora kumva ibintu nk'umuntu w'imyaka 25 kereko imyaka 25 afite bwa burwayi busaba ko tumujyana mu bitaro byitwa Indera kagira ukundi n'ukundi sizi uri kubyumva ariko ibintu umuntu abyumva bitewe n'ikigero cy'imikurire yaba mu bitekerezo n'imyaka ugezeho cyane nuko twinjire mu kiganiro rero hano ndifashisha ibintu bimwe na bimwe ngiye gusoma ariko mbere yaho ko mbyinjiramo ndabanza nkubaze indirimbo y'umuhanzi bita Platini P wahoze muri groupe y'abahanzi Dream Boys aho yari kumwe na TMC twiza kurangira icaho iragenda turayibura Platini akomeza kurwana nabyo indirimbo ye bita 2009 warayibonye nanayumvisha warayengewe yawumva bavuga ngo ukoze yasunyibutse ibuye yego nikirandirimbo nyine ikubitsa amateka y'ibyanyuzeho mu muziki y'ibyabayeho y'ibintu twavugaga bamwe bakabyita ibinyoma ibyo bintu nyine byose ni indirimbo y'amateka niko nabivuga ni indirimbo ikubita ku ntekerezo z'umuntu wese ubaye mu myidagaduro y'u Rwanda akibuka ibintu byagiye bibaho urukundo rwa Safi na Butera Knowless itandukana rya Platini na TMC ndatwa beef makimbirane ya Riderman na Neg G you get guhanganisha Bruce Melody na The Band mvisha agaruka no kuri mama yake agaruka no ku nkuru za mama yake azamwa amadebe n'abagabo b'ibigoryi babiri buryo babatumye ku mwambaro umuzabibu abagabo ibindi abagabo b'ibigoryi babirira ako ni babandi batumye kwa na bot iyo story ndayizi kuko nasomye Bibiliya cyane rwaro umuntu wasomye Bibiliya ngiye nakoreye Imana ko buri abantu basomye Bibiliya cyane baba bahakanye nyuma yaho niyo mpamvu uri umuhakanyi bishoboke ndumuhakanyi biragaragara
umuhakanyi bane ukuri kw'Imana umuntu wasomye Bibiliya cyane abamuhakanyi wari ubizi Dani Bibiliya narayisomye kuko nakuze nkorera Imana cyane uko zuri mu bara nabaye mu magroupe asenga yitwa ababibyi sinzi yo yagiye nabaye mu makorari ya Chorale de Dimanche nakuriye navukiye mu banyamasengesho nicyo ndi kugusobanura niba warasomye Bibiliya nyine warayisomye apana ko hanye byambayeho niba warayisomye ukaba hari mirongo imwe n'imwe winjiriye ko ukayisoma uhita uba umuhakanyi buriya abantu niyo mpamvu nyine imyizerere ujya ubona nka katolisme anglikanisme ujya ubona nka urugero dufatire nko ku rugero rw'abavandimwe b'abakatolika ikintu kijyanye no gusoma Bible rwose ubona ko ni ikintu basomerwa ntabwo ari ikintu bisomera ni bake cyane muri bo rwose ubona bafata bavuga ngo kansome nabonye hari n'ukuntu babikora nta abenshi nta Bibiliya baba bafite nta na Bibiliya bajyana gusenga arabasomera akababwira ati turasome buriya rero iyo winjere nabyo binatandukana n'abangaba bajyana Bibiliya buri munsi ntabwo nabivuze ko bazisoma bazijyana byo kuzijyana tu ari ukuba bazifite ndakubwiza ko Imana isomye Bibiliya birangira ubaye umuhakanyi ntago ndi umuhakanyi ntago ndi umuhakanyi ariko ari ibyo batakuzi banabimenye dore tuzakuramburiraho amaboko twongere tugusengera usubire gukorera Imana kimuwe nubu ndayikorera ariko ahubwo nyikorera gute mu buryo butandukanye sindi umuhakanyi ariko hari ibyo ntemera harabufasha kujya mu mwuka harabugifasha kujya mu mwuka ubukana barerembuye bagiye mu mwuka utangiye kuvanga umwuka mubi n'umwuka w'Imana manje utangiye kuvanga imyuka utangiye kuyivanga iriya ndirimbo nayo kandi indirimbo iriya ndirimbo rero twayibonyemo amasura menshi atandukanye abanyamakuru aba YouTubers abanyamakuru n'abanyamakuru b'aba YouTubers aba social media influencers tubonamo abahanzi tubonamo abantu benshi cyane twababonye ariko twebwe turagaruka ku muntu bita Safi na Knowless twabonyemo hariya muri iriya ndirimbo iyi ndirimbo bakoresheje abantu benshi wagiye ubona bari goberana n'ikoranabuhanga rya AI bakoresheje bahoberanya abantu bamwe n'abandi arabunga ni ikimenyetso cyo kubunga yego muri make abo bose turasa nk'abihoreye ahubwo turebe ibyateje impagarara mu mihanda nkoranyambaga yego muri iyo ndirimbo umuntu bita Safi Madiba n'umuntu bita Knowless bakoresheje ikoranabuhanga rya AI barabahoberanya barongera barahuza yego bakimara kubahoberanya rero haciye amasaha atari menshi umuntu bita Ishimwe Clement kwemeza mirimo yego uhedinze icyitwa Kina Music ni n'umuproducer ni n'umugabo wa Knowless Butera Kabebe mu buzima busanzwe bashakanye basezeranye imbere y'Imana no mu mategeko uwo muntu yagiye kuri ya ndirimbo yego screenshootinga agace aho Safi ahoberana n'umuntu bita Knowless aragenda kuri Instagram yiwe kuri story yandika ati yego you have crossed the line my guy warenze umurongo nshuti yanjye arangije ataginga Platini official iyo ni account ya Platini P ikinyamakuru cyitwa Inyarwanda yego cyagiye ni Isimbi cyitwa Isimbi TV ubwo ni ku rukuta rwa Instagram cyagiye cyandika ngo Ishimwe Clement uyobora Kina Music yagaragaje ko atishimiye agace gato n'amashusho kagaragaye mu mashusho y'indirimbo nshya Platini yise 2009 aho yifashishije ikoranabuhanga rya AI agahoberanya amafoto ya Butera Knowless na Safi Madiba amushinja kurengera no kurenga umurongo. Abinyujije ku rukuta rwa Instagram Clement Ishimwe yagize ati warenze umurongo ni ubutumwa Clement yashyize hanze nyuma yo kubona aya mashusho yakozwe n'ikoranabuhanga rya AI ahuza ifoto ya Knowless Butera na Safi Madiba bigeze kukanyuzaho mu rukundo abagaragaza bahoberana.
ibi bigaragara ku musozo w'iyi ndirimbo aho Platini agaragaza amashusho y'abantu bamaze igihe bavugwaho kutabana neza, agakoresha ikoranabuhanga rya Pixverse AI. AI ni artificial intelligence ku bantu batabizi, bakamera nk'aho biyunze bagahoberana baseka. Abagaragara muri aka gace barimo The Ben na Bruce Melody, Knowless na Safi Madiba, Nizzo Kaboss na Safi Madiba, Riderman yiyunga na Neg G, The General n'abandi. Nubwo Clement yibanze kuri aka gace ka Knowless ahoberanye Safi Madiba, aho Knowless ahoberana na Safi Madiba, muri iyi ndirimbo nanone Platini agaragaza ko nyuma yo gutandukana na TMC bari bahuriye mu itsinda rya Dream Boys, yahuye n'ibikomere byinshi, ariko producer Clement Ishimwe yamubaye hafi ndetse amusubiza ndi kubyumva umugisha ku ruhare yagize mu muziki we. Ngayo ibyabaye nyuma yuko indirimbo 2009 ya Platini P Eyo Baba yasohotse. Ibi bintu bishatse bihatse iki, cyangwa se ibi bintu byabaye kubera iki? Ni iki kihishe inyuma y'ibi bintu? hari igihe nzavuga ibintu umunsi umwe abantu ntitubyumve kimwe, ariko bazajya bihangana. Nuko nabaye, niko wabaye, nta kundi. Platini na Clement bari guteka imitwe rubanda. Guteka imitwe kandi? Guteka imitwe gute? Guteka imitwe kandi umwe yashyize umugore wundi mu ndirimbo. Rero undi akavuga ko atabyishimiye ni imitwe. Utekereza ko Clement ndirimbo atari yayibonye ijya gusohoka? Utekereza ko manager rwose ureberera umuziki wa Platini anashimira cyane wamubaye hafi, wanze kumurekura, asinyanya na 1% akanga kumurekura, asinyanya na banda agakora ibiki akanga kumuvaho, ira ndirimbo yaramutunguye? Mu buryo ya postinze bisa nkaho yamutunguye. Nyine oya, ndi kukubaza we turi kwiganira. Ntago sinumva ko yaba yamutunguye. Kuko niba muri hafi, ariko se nanone ko mu mipostingire yiwe cyangwa mu mivugire bigaragara nkaho ibyo bintu byamutunguye. Nyine mpamvu nyine nkubwira ngo Clement na Platini bari guteka imitwe, ni kugira bamamaza indirimbo bisanzwe. Nuko amamaza indirimbo bisanzwe dukora agasaga. We irandirimbo utekereza ko yatunguye Clement? Yewe Platini yamvuze mu ndirimbo birantungura, n'umuhanzi wa kure. Reka nkurabure reality. Ibyo yamuvuze ntago byabaye. Mendez Drago benshi mwita Clement. The boss himself, mugabo nemera cyane. Na Platini kana naga plank gasanzwe. Irani plank sanzwe. Mendez Drago cyane. Ninde ubwo? Mendez Drago ni dumundi ni Clement, tumwita Dragon. Yego. Dragon. Ariko amazina ye ni Ishimwe Clement. Ni Ishimwe Clement. Kira ndi kukubwira. Ikibazo no kwaravuze ngo twe twita ngo Clement. Ye wamba. Bisa nkaho amazina yari Mendez Drago. Twe amazina urumva abanyarwanda baravuga ngo izina niri kujije umuntu. Nukuvuga imvugo bivuzemo. Yego. Isa nkaho wowe isa nkaho. None reka nyekosoro, uranyemera nyekosoro. Yego. Uvuga ngo twebwe tumwita Mendez Drago. Yego. Ariko yitwa Ishimwe akayira kake kuko ari mu myidagaduro. Yego. Aho niho ntari numvise. Use ko rero hano nkamwita nkavuga Bruce Melody nawe yitwita Iwacu Brice. Siko kuri se? Niko kuri. None se kuki nicarano nkavuga Bruce Melody abantu bakumva wari. Nuko imyidagaduro akantu dutandukana n'abandi bantu bose. Twemereye kugira utweke kandi natwe tudutunze. Nkuko witwa Kamauba. Kamauba. Siko karakazina kagiye kumfata. Kamauba. Ubu munsi bajya banyita Kamauba. Umva icyo ndi kukubwira. Nta muntu muri uyu muziki uzi ibikorwa bya Platini hande Mendez hawe. Nta muntu uzi ibikorwa bya Platini nka Clement ntawe. Brase TMC ntaga biziho. Kandi barabanye imyaka ingahe? Reka babanye imyaka ya kera. Cyangwa azi ibyo by'icyo gihe babana. Azi by'icyo gihe. Ku buryo no mu ndirimbo yavuze ngo TMC yantaye mu nkiko. Yarantereranye. Uko niko wabibona. TMC namubonye na nimugoroba yamusubije amubwira ati imyaka 11 buri umwe yayidodamo umwambaro umukwiriye. Ubwo se numva arashatse kuvuga iki? Yarashatse kuvuga ati ibyo twagezeho bihagije ku buryo wabiheraho. Buri umwe iyi nibyo nyine ndi kuvuga. Imyaka 11 twamaze buri umwe yayikuyemo icyo nyine icyamufasha n'urugero. Nakumaze imyaka 11 muri ibyo bintu
mbikuramo itiki njyana mbikuramo imibereho nawe wari kugira ikindi bikuramo ntago naguteranye in that sense sizi biri kubyumva ariko icyo ndi kukubwira nta gikorwa na kimwe cya Platini gishobora gusohoka Clement atakizi nta kibaho harya Platini aracyaba muri Kina Music not officially niko numva babivuga ariko nta gikorwa na kimwe adakora muri Kina Music nta gikorwa na kimwe umuntu wanamwambariye mu bukwe so warubizi yabamwe mwambariye yabaye pare yabaye none siko kumwambariye niko kumwambariye abantu bose baratubabarira mu bakwambariye bose yaba pare yaba mare yaba bakobwa n'uwaje kuvumba se ubwo waje kuvumba imico yawe kandi iki imico yo kuba ariko naye nagiraga imico yo gufutura kera bete nzayikubwira kera najyaga njya gufutura ariko naye barandaye ngo Nyamirambo yose urayifutuye biranguma jewe Nyarugenge kandi kazina bajyaga banyita roko wakumira kubera gufutura katari kamaobo oya bajyaga banyita kuda kurya kuda kuda ubwo ni kudahaga ziko bikaze urumva bakwitaga kurya na kudahaga ukabakagahina mu buryo bw'akinyabupfura bakavuga kuda igipeti cyitwa kamarade cyo muri kare igipeti ndakebera cyane umba twajyaga tujya gufutura kamarade we ntabwo yajyaga akunda kujyayo ariko akaba ari umpeti nyine muri kare duhuza byatari umuniga wanjye umba twajya kwa Kadafi saa 9 z'amanywa bajya gusara ubwo saa 9 z'uzuye twabaga tugezemo kwa Kadafi urabona kwa Kadafi ndahabona hano haruguru twahita twikinishaga football akabasket umupira twose mutanabizi azani kabiravuze tukaba turamanutse munsi y'ishuri kwa Kadafi arimo n'ishuri uzi nyine ikigo kirimo munsi y'ishuri twagenda tukatawaza ntabwo nari umuyisilamu tukatawaza turazamutse kaduha itende nyine agatende akarindazi n'akaji nyine ariko urumva bagomba kuturya ariko azana ivuze kubyumva nyine ubwo mwari mwafunze ntabwo ngenda baga nafunze ariko nyine twabaga twafunze twese mwafungaga mukigeraho iyo twinjiraga Kadavugo twabaga twafunze uko watindaga ahubwo twe kwinjira nka saa 10 babaga bafunze bafungura bambaye amakanzu gusa nyine abantu baje gusarika meme atari baje kukinira nyine muri bya bibuga n'ibiki byose damn asanika nyine ari kumva bakikugwa utabikoza ku ruhande uko ntabwo uri umuyisilamu kameme ntabwo uzi byari byo katutunagayo ukatugaruka nkaho batatuguhaye ukahita wakutundi ukarindira azana kivuga ukabona kutunagayo taminjira musigiti nka sari byo gusara pani ibi byuvuga ibyanyu byo kuvuga narasara nasari hamanuka uko babigora nkagaruka nkica wari warabibrot uze bumva kuvugira kavukire Nyamirambo nta ubuza wabiyobera gute nakuriye mu bayisilamu gusa fresh bakaba tukimara rero gusara urumva nk'abapeti twasohoka twirukana tujya gutanguranwa ku mirongo ijya gufutura ariko ngagira Imana umusaza Papa Abdullahi wo muri quartier akaba ari buri ku murongo ari buri kwinjiza abantu bagiye gufutura urumva Papa Abdullahi ntabwo ari ndagambira ngo nyine vuga aya runaka cyangwa oya umvagira ranzi kameme abonaga ko waje kwifuturira tu n'abapeti bandi nyine abagazi muri quartier bandi azamutse babaga baruye ibiryo byinshi ku masare ngatereranye nk'udusane nka dutatu kikangana nka gutya sinywa amata mu buzima busanzwe y'inshyushyu ara akaboro nyangira muri nyine ka nyanywenda tira byatari n'ibiki byose nkayafata bakamenyama nkayaguha mukagira nyine nkafata ya mata ko nge sinyanywa ukamenyama nta nubwo mfite n'izindi nuza yuzuye ariko ukama n'izindi nyama nkongera ntuyamuhera ubuntu izo zawe ndazisaba ntabwo bikora azima ahita njye niruka kuko nabaga mfite plot ahitwa kwa Mama Tariya ujya kurya ibindi nyuma y'ibyo bisahani urabona ruguru ya Tapi Rouge hari urusengero rw'Abadventiste rwa rusengero rufatanye n'urugo rw'umubyeyi w'umwarabukazi witwa Mama Tariya afite umukobwa witwa Tariya rwa rugo nyine rufatanye na rwa rusengero buri yitwa kwa Mama Tariya no kwa Papa Tariya Tariya yagiye heze ntabwo twabaga tubumva amazina ko tugomba kubita Mama Tariya Papa Tariya fresh turaje tukatondesha umurongo hariya nyine muniga witwa Ndanda wo mu DJ katadutondesha umurongo Anjye ko yakora ifite grand frère urwana bakankira imbere kameme ku bantu bari buje mu bantu bari bwinjire imbere man nyine mu bantu bari buje gutereka aya masiniye n'iki byose tuba turinjiye mu kujya gutegura urumva wateguraga zanyama urumva wadurije wahaze biteye ubwo ariko kongera kwinjira kwa Mama Tariya kugira ngo nyine ukomeze urye
inyama ushyira mu mifuka mu mifuka ma ukajya kwicara ku isini ukarya we ntabwo wabaga ari ngiye gusereka ahubwo ngiye nuko nabaga ntwaye operasiyo igihiriri cy'abantu nk'abaga niwe wari uyoboye kuda tukavaho tukazamuka ruguru ya Wasake hariya urabona kuri stade hari branch ya Wasake kuva kera buri irahari ruguru yayo rero hari upangu rwakoragamo umugabo witwa Papa Nur rw'abayisilamu ariko umutetsi waho yitwa Papa Nur iki Papa Nur turazamutse na bya bindi mubifite mu mifuka se bro nose wageraga ukibifite kwabaga babiri ntago nza hana igifu cyavaga ariko twabaga mwabiri na hariya twagenda tukarya kandi ubwo urumva ntabwo wamanukaga mu rugo ngo babwire ngo wariye hariya ntabwo kiragiye twabaga tubyemerewe wariye ku buryo utarya wagombaga no kuza ibyo mu rugo nabyo kabiri hararanduka urugomba nuri mibi imisuzi biki ibintu byose bro uziko wari kudahaga se koko bavuga ari umunsi umwe rero bajya mu mambo bazana igikarito cyuzuye umuceri igikarito cyuzuye umuceri mwinshi ndarya guhaguruka birananira kamarade ati niwe kudahaga bavuga kuva icyo gihe wahise uba kuda ibipeti bigasanga ndi kwitetera ngo kuda kuda niryo zina ryananiye kuryakira mu mazina yose none birangiye mbibi kandi uva ka kuda ari fresh urumva ubu ngubu turitazabona nkunda guteka no kurya ngo ugira harindi impamvu bifite ahantu biva hari igihe waje urapiga cyane ndabaga ati ni kuda kabisa urabyibuka rero ni shehe wari uhari ni shehe wari uhari ndakubwiye ngo buriya byankukiyemo nyine ko ngiye buriya nta kintu nyima agaciro mu buzima nk'ikintu cyitwa icyo kurya nta kintu agaciro mu buzima nk'ikintu cyitwa icyo kurya niyo mpamvu buriya nyine akantu kankukiyemo banza ariko ntabwo yabaga ari inzara yindi ahubwo nyine ni karitsiye tu ubwo se hari abandi barengagaho noneho bakajya mu cyitwa mambo amambo urabizi mambo ni iki kujya kuvumba mu ubukwe bwitwaga mambo ntabwo twabwitaga ubukwe sinyara ahantu hose habaye ubukwe sinyara duhana sinyara bari kwishura bari amambo ati twagiye urumva nagize amahirwe sinasyaga gusyaga urabizi ndabizi gutoragura inzo mu kazigurira nagize amahirwe sinasyaga ariko ikintu cyitwa gufutura warafutuye bro niyo nari kwambara ikanzu nka nico byari kunsaba cyose nagomba kuba nagiye gufutura harya bagira barya cyaba arakaborero kabayishira bambara kayakomera nk'ishapura nakarara ari nkafite ndagombaga none hari igihe ugenda ukiyabaje gutya wibarishwa tu irayidi yageze kuko kwa matari yo yabaga ari irayidi my friend irayidi saa 2 za mu gitondo nabaga ndiyo ubwo uri buhave sangahe isaze zirandeba saa 2 ubwo ariko tumukimara kurya twabaga tugikora iki mwabaga musoje mwajyaga kurangiye none ruguro kwa matari ya gato akazu k'amazi kari kuri stade ku muryango gutya kakazu k'amazi nubwo nabonye bagasenye rwa rugo birebana gutya Papa Nur niho yabanje gukora Papa Nur niho twajyaga mu mbuga batadukubita igisini oya ntago bazanaga ibise bazanaga tuntu twa amadishi yo kwishuri ari ibyuma barabarariyemo kera cyane bivaho rero banyita nde kudahaga okay mama nzajya ngutera story ukibesha ukongera kunyita iryo zina kuda kuda urumva twari dufite abakamauba wari ufite abafana bawe n'abakamauba cyanza akiteka Kuda TV Kuda TV ariko ari abakamauba zashige nk'umuyoboro witwa Kuda TV Kuda ari abakamauba nyine kabari n'amakamauba ufite story wakavukire n'ibintu babigura hano rebye mbona ntago gihaga yego ntago nyanyiriki kabara agaciyemo twigarukire mu kiganiro ubwo nsigaye nihahira waragabanyije ntagabanyije gashya ariko nabwo inzara yanjye buri irendwa mu bimwana cyakubwire yanjye buriya noneho yangera nakumva je narinze mva mu rugo nyine barabizi ko iyo ngiye kurya ndi matatu buradusangiye ubugari ntago ubugari njya mpfa kuburya ushobora kumara umwaka ntaraburya iki ubugari ntagiye ahantu mu rundi rugo ngo babume umwaka washira ntaburiye ufite amafaranga ubigerwa nuko ndi kurya ubugari buriya nujya ubona ntetse ubugari jya umenya ati Dani ahagaze neza afite amafaranga buriya ibintu umuntu atantegeraho ni bibiri ikintu bita inzoga n'ubugari birandi mu bintu ndi mu bantu ibyo bintu nta wabintegeraho kubera ko ntaranazigerageza buriya mba numva ntabikaza ariko ikintu cyitwa inyama agahene ikidari nibaze yo ndi kuri kamera urumva ikintu bita ikidari kamvuge nitonze ikintu bita ikidari ugiye gutaka ikidari
twikomereze ikiganiro iby'ikidari byawe wajya kukivuga nari nyiri kukubwira bihangane tujya tunyuza abantu baziranye babigomba kunyuramo ntago ibyo ntibyabura rwose nari nyiri kukubwira ko nta gikorwa na kimwe gishobora gusohoka muri studio cyitwa icya Platini Baba niyo mbahanzi rebera mu Rwanda muzima pe nemera ndamwemera ko n'umukozi pe uri kumva icyo kintu nta na kimwe gishobora gusohoka Mendez atakizi nta kibaho ntabwo gishoboka ubusa Platini twavugaga inkuru z'umuryango we uzukunda byanga kubi urumva yajya kuvuga ku muryango wa parewe nta murabure ko ntago byashoboka ko Platini wanga inkuru z'umuryango we kuri yavuga undi muntu Drago ese Drago ugira hari umuntu ujye umumenyera buriya Drago kubera iki ahita azamura amababa yitwa Drago nagabaho Drago nibwo mbimenye biriya ni nkaga stunt yo kwamamaza indirimbo ntago nekereza kari nabyita nk'ikosa cyangwa ikintu kiremereye cyabaye hagati ya Platini na Ishimwe Clement ntekereza ko ari ni uburyo bwo kwamamaza indirimbo kandi koko bwarakoze cyane ko abantu babigize ikintu kinini nibyo ariko hanyuma twabyita planka ni planka nziza cyane hanyuma kandi ziranemewe byiza cyane ko ari planka hatagira n'ubyumva ngagire ngo ni ikintu kibi ni ibintu byiza iyo biguhiriye hari umuntu utari twe cyangwa se tutabyumva kimwe ushobora kwicara akibaza ati se umunyarwanda ubwo ni umuhanzi nyarwanda yego cyangwa se umuhanzikazi nyarwanda yego mbere yo gusohora indirimbo cyangwa se kumara kuyisohora kugira indirimbo izakorwe cyangwa ikundwe cyangwa izumvwe cyangwa izamenyekane bizasaba ko akora skandale runaka bizasaba ko bigenda gutya yarwanye yakubise umuntu yavuze ibi byagenze gute bamufunze yibye yasambanye ibintu byose bavuga urabizi nk'umuntu wenda udashobora kumenya ko iyo ari showbiz kandi iri gukinwa nk'uwo muntu ushobora kuba wamubwira cyangwa se akaba yatekereza ko ibyo bintu biba mu Rwanda honyine ariho biba gusa yaba yibeshya cyane kuko buriya twe turi no mu bantu badakora plank ahubwo gute kandi Chefwe hari ibihugu bikora planka ziteye n'ubwoba twari dufite Marina na Kalifani ngo baherukaga gukora planka y'indirimbo yabo dufite bandi nabande kereka umuntu udakurikirana imyidagaduro wenda ari kugira mu maramatsiko hari abahanzi kazi duturanye banini witwa Shiba Kalungi n'uwitwa Cindy Sanyo muretse kumva bato yabo bakoreye muri Uganda bakanayirenza imipaka bakajya kuyikora Dubai bikaba ibintu binini seze biri kubyumva byageze aho noneho abagande bo izi twita ngo twe ni planka twabona nago tunagira twe tugira utuntu n'udu stunts nagari planka za planka koko planka zari ziriho oya n'udu stunt melody yasomanye n'umukobwa kugira ngo yamamaze indirimbo ngo element ngo studio ngo yamubujije kushyiramo jingo ye ntago ari ibintu binini abandi bararwana byo kurwana byo kugira iki byo kurwana apana bino buvuga ngo dukoraga planka turwane ngo mvuge ngo nayo ya kurwana byo kujombana ngumi ku ngumi reba nk'aba mukecuru wigoma ati shimbunda hasi ubundi tuhangane ngumi ku ngumi uri kumva ara mukecuru ngo ngasanga n'umukameramani wacu kuri Dynamic yasa n'umukameramani wa 3D abahubwo barabeshyira barasaka umukameramani wa 3D witwa Gaposho peketa barabubeshyeye kabisa peketa ni mwiza nta kibazo cye wenda indeshyo yayizire oya mu bakiri ba basket yayizire indeshyo oya iriya yajya duca mu maguru hari umutoza muzima wabirebera kura kavuga turayajya baca mu maguru asa n'abana mu gufi wo guca munsi y'amaguru urabihakana mpeketa yunamye gato ntago yaguruka yanyaruka uri kumva icyo navugaga abandi bahanzi bo banaturenze nka za Nigeria n'ahandi bagira planks nakita zaguye bugeza wumva 2017 kugira ngo Davido na Wizkid barwaniye Dubai wigeze ubyumva yego byaransekeye biri bari cyo cyambere cyanse je byaranantunguye nshaka na video cyama foto ndabibura listen bira bintu byavuzwe na team zabo
Israel wari manager wa David gite manager wa David niwe muntu wa mbere wabanje gutangaza icyo gihuha ngo barwanye sizo uri kubyumva kugeza aho njye ubwanye nanditse inkuru ndumva yaranasohotse mvuga ni imyaka 11 barebana y'ingwe byari ikinyoma iyo nkuru uzayisome nandikiye nkiri ku gihe 2015 aba bahungu ubwabo bari bagiye gusohora indirimbo bari kumwe banayitangaje banayisohoye bivuga ko hakozwe inama yawe barabwira ati mwarasaze mureke kwica projet murica projet none se reka ngo urugero rworoshye utekereza ko Messi na Cristiano bangana ariko na unabareba physical appearance abantu bahagararanye bombi bo bakwereka ko bashobora kuba nta bintu bya danje nta gihari ariko barabizi ko n'ingandi ubwazo bigera kuri planka yamvuga ngo ni planka zaguye bigera ku ruganda rukavuga ngo turafata uyu mwe mufata uyu tubibyaza amafaranga ibyo byabaye muri Nigeria igihe Airtel yafataga Davido MTN ifata Wizkid byo kugira ngo nyine planka ibi kintu Kigali ni nayo mpamvu bakubwira ngo isoko rya Nigeria impamvu ubona abahanzi kugira bagere ku rwego nk'urw'abari abahungu bizagorana ntago bakiri gutegura ibyo bintu reka ngurugero rworoshye urika planka ya Melody na The Ben guhangana kwabo ndayibuka tubwizanye ukuri kw'Imana ari gihe tuzongera kugira igishyushye mu nyidagaduro nka kiragiye dushobora kukigira ariko bikagorana cyangwa bigafata igihe kirekire ariko dufite new generation jihese ko bose ko bakubwira ngo bakeneye gusenyera umugozi umwe oya umugozi umwe muri showbiz nyabona sino muri showbiz na ahantu hose iyo ibintu bigendeye muri uniform imwe birapfa ukenera kugira abantu bazajya kwibutsa ngo hari icyapfuye abo nibo bitanga nabo opoza sizo uri kubyumva turamutse twese tugende mu murongo umwe tudafite icyo kintu cya opposition ntago byakunda niyo mpamvu uyu munsi nyine ahubwo binangora kwemeza ko tuzagira abahanzi banini nk'abari abahanzi sizo uri kubyumva kuko turi gushaka kubeshyanya ngo dukeneye amahoro arakenewe nta nubwo rega showbiz ni ibintu bisanzwe nta bwicanyi burimo nta kikirimo ariko dukeneye iyo competition abantu bahangane ko kumwe asohora indirimbo undakora igitaramo nyine competition zirimo ibyo bintu sitarimo inzangano nka biriya byo kuvuga amacakubiri n'ibindi ndavuga nyine competition yaguye sizo uri kubyumva nigeze kubaza umukobwa witwaga Kwinca niwe kera uribuka intambara ya Soshomona na Bruce Melody buri yari kuba show ya danje yari maze no kuba ikintu kinini ariko ngo 2018 bavuga ko icyo gihe ngo no ari uko ngo Soshomona atarafite ngo management iri kubyumva oya management se Melody yari afite niyi ko 2019 yari agisaba ariko Dani Melody hari igihe rero Melody ukabona ari ihagije uzabaza aba manager bose ba managinze abahanzi nyarwanda bakubwira ikibazo bagirana nabo ni kimwe bakunda kuvuga kuruta gukora icyo nicyo kibazo cyonyine nicyo gitandukanye Munyakazi n'abandi bantu sizo uri kubyumva tuganire yego dukondeminge tugira ariko tunakore sizo uri kubyumva dukore apana kubivuga gusa naso tubwizanye kurutegeza ko Christopher yari umuhanzi muto ntabwo yaramaze guhangana na Melody cyusigaye tubahanganisha koko twumva nabantu bafatika icyo gihe twa dufite ihangana rya The Ben na Melody na Medi urabyibuka tubahanganisha umwe yaje mu Rwanda undi ni yaje ngabafana urabyibuka nyine turi guhanganisha abo bantu tugahanganisha Christopher na Bruce Melody Christopher jo yihagata amoro gato yakubera ibibazo aragenda arabikemura tushiramo Soshomura biranakunda uribuka intambara zabaye kuri Afrimax urazibuka umwe ajya ziri na seriye bamujyana sha ziri seri yanyishe nimwe anoze yarwanaga na Maji bayoka bazana n'ibibando sha yaje azana n'ibibando n'igikundi gukubita mani byarakoze cyane ahubwo reba iyi plan kandi byakorewe kuri bya bintu byakorewe mu bita Bakti kuko Bakti ukimwumva nibiriye cyane nicyo ndi kukubwira ni ukuvuga ngo abantu bagireho banabimenyere planks ni ikintu cyiza cyakwe kuba ari ikintu cyiza sizo uri kubyumva ariko bamaze kubyanduza isura ngo ni ibintu bibi ngo oya plank ni ikintu cyiza I'm telling you mundi ugiye mu bucuruzi tubyita marketing stance ni PR ni uburyo bwo kwamamaza ikintu sizo uri kubyumva ibigo ubundi binaremere bibishoramo amafaranga sizo uri kubyumva buriya mu bantu bambabaje batakoze plank bikam buriya Junior na Rocky barambabaje cyane gute iyo hajyamo ako kantu ikabaza bakabishyiramo beef basi bakajya bahura yego bakaganira
ariko nyine imihanda rega abenshi niko bimeze uyu munsi nyine hano muri showbiz bacyucyurana ariko real life usanga bari mu modoka imwe bari mu rugo rumwe ni planka n'ibintu abantu bakwiye kumenyera warumbajije umbwira ati umuntu utabimenyereye nyabuna ni ibintu bisanzwe si tunavuze ko abatabikora ari ikibazo ya ariko ni marketing stance zigezweho kuko abantu dufite ibiturangaza byinshi muri iki gihe hari match ziri kuba nabonye abantu bari kugeranya Yamin na Cristiano hariya ubukozi barira nibara oya nibara nge nagaya abantu cyane nanjye nabagaye cyane rwose ntago rwose mana yanjye yewe ngumwana ngicara wige even je buriya Kamauba kudange urankubwira nuko numva icyo kintu ngewe buriya ngiye ntago njya numva ko Messi yagakwiye kugereranywa bagereranywa ariko sinumva ko hari uwagakwiye kuzana Messi hejuru ya Cristiano ndakubwira impamvu ntago mbwira umuntu washininze muri Premier League umuntu ashininge muri championnat y'Abataliyani umuntu avaho ngaho ashininge muri La Liga yego ashininge mu Barabu umuntu avaho ngaho agiye kushininga mu Barabu umuntu avaho ngaho aze ikipe ya ntuza ya Portugal y'igihugu ayishyira mu ikipe irwanira ibikombe ndetse n'abitwara kandi yari ikipe y'agafuka imvugo ari atarazamo ibyo bintu byari bitarigeze bibaho nurangiza umuntu ugende uzane umuntu washininze muri championnat imwe La Liga imwe ariko igihugu cyazaho yakigejeje imwe buretse gato kuko aho yakigejeje n'undi yarakihagejeje yakoze ibirenze nurangiza uzire kumwa inde yakoze ibirenze ibyo ibihese ugiye kuzana igikombe ntago ndakigeraho Copa d'America Messi amaze gutwara zinganiye reka nkwereke twijya kujya impaka kunoza kuri ibi bintu by'isibya buretse reka nongeremo akantu gato mbere yuko tuyiva hiyongiye buriya mu bintu abantu batazi bikomera biruta ibindi byose ntago ikintu gikomera ari ukwivana mu bukene oya wabona akazi bakajya baguhemba mbaza ngo ikintu gikomera ni iki ndakubajije ni ukuba papa wawe yagusigira miliyari ukazibyaza miliyari 5 ibyo byo kuvuga ngo Messi yasanze Argentine ikomeye kuba yarakomeje ibyo bigwi nicyo gikomeye kuruta ibindi byose no kuvuga ngo wabonye akazi ngo wivana mu bukene ngo waraje ngo agakipe ngo uragatera ngo oya ahubwo ibigwi ikipe imwe uraje uyisanze ahangaha ukomezanyije indi uragiye uyivanye mu mwobo uzi gukomeza ibyagezweho icyo kintu rega nicyo kintu abantu batumva nukuvuga ngo reka ngo urugero rworoshye reba transformation ibayeho mu myaka 30 muri iki gihugu sizi uri kubyumva uzi umuntu ufite umuzigo uteye ubwoba ni umuntu uzaza ngewe wamenyereye ano matara bro akanjyana ahantu hataraho niba ufite ibibazo niko bikora nukuvuga nka generation abayitangiza tuba tububaha ni byiza ariko umuntu uzakamenya gukomereza akanarenzaho uwo ni uteye ubwoba kuko bihira bake niyo mpamvu abana babakire benshi mu bita ngo ni ibigoryi kuko babaha amafaranga kuyakomeza bikaba ikibazo abenshi bakayasindira nyine nicyo ari kugusobanurira ntago ibigwi kwa heading ibigwi mwana reka nkubwire gufata ibigwi ukabikomeza buriya Messi mu bintu yakoze byaneye nubwo babiruta ibindi byose Argentine simvuga ko itagize abanyabigwi ba Diego Maradona abande ni byiza ariko kuguterekaho ibyo bigwi ukavuga ngo dore mwana wanjye ndi president n'urugero nubatse igihugu cy'u Rwanda imyaka 30 uri kubona ibitango byose byantwaye terura ibi bintu nawe bikugera iki gihugu kigomba kuba sizi uri kubi mu yindi myaka 30 kigomba kuba giteye ubwoba nibanga ugira bazabishobora ntago ari benshi ni mbarwa none subaka kanya tubwizanye kuri kimwe utekereza ko tudatora undi muntu kubera iki ntabwo tubona uzakomeza ibyo bigwi ntago araboneka ntago bikunda ntago bipfa gukunda naho kubikora revolution nta kibitwaye ni nziza buranabyuba ariko umuntu ukomeza ibigwi nuteye ubwoba simfana Messi bindi wenda ndamwemera nande ariko Cristiano yakoze ibikomeye mvara cyo nakubwira yego nukuvuga ngo ibi bintu bya planks ku giti cyanjye nizera ko nge mbibona mu maso y'ubucuruzi nizera ko umuhanzi adatungwa n'umuziki gusa yego nkuko umunyamakuru adatungwa n'inkuru gusa igihe tugezemo n'icyuka abantu bafite kukumenyera yego kuri cya kintu kiri primaire byiza sizwe kubyumva ndi kubyumva ariko ukagira andi mashami agomba gusustain kubungabunga no kurengera cya kintu kuko ntago uhora on the top ntago uhora on the spotlight ntago ushobora kumara imyaka 10 usora back to back hits ntago bikunda ikintu gishoboka ahubwo nuko uhora usora imiziki no ya miziki kivanamo hits ko hit ntago predictable asha
uzabyumva uzajya muri studio wumve umuhanzi wese asohora indirimbo akubwira ngo iraza guca ibintu biraza kwica abantu yatungurwa akabona nta nubwo iri mu indirimbo 100 ziri kumva kandi yasohotse n'indirimbo avuga ati indirimbo kubera iki bakeneye abantu bababwiza ukuri kuruta uko umuntu akubeshya ibyiyumviro useze biri kubyumva ikirutere ibindi abahanzi bakeneye kwiga biruta ibindi byose ahubwo nuko bakomeza kwiga gukora planks za danje ahubwo ziri na seri za danje harabibona naba ariko oya urumva iyo bikozwe n'umusitari ntibyari bikwiye gukorwa n'umuntu nk'uyu nguyu abantu bari primitive bazahoraho abantu bifungira abantu b'abakonseriva bifungira ahantu hamwe ati ari uzumva akubwira ngo ngiye ngo nakundaga u Rwanda rwo muri 80 my friend ntago turi muri 80 nutakira ko abakatolika nibo bivuga neza uko ibihe biha ibindi ntago ibihe bisubira inyuma ibihe bihora bijya imbere sizi biri kubyumva rero itize kugendana n'ibihe ni wowe usigara ubuse tubwizanye ukuri reba the Ben comeback yo kuva 2024 itangira hari indirimbo zijya gusohoka itarimo planks ntayo nzi hari yuze hapi none the Ben numuswa imyaka 15 yari icara avuga ngo kankore plank ko ndi umuswa ndi umusazi ku giti cyangerega ntago mbifata nko ko ari bibi nibyo ndi kubaza abo bantu it's a marketing stunt nziza 100% ahubwo ziranakwiye kurusha ziranakwiye kongerwa ntukuri niyo mpamvu rero kuvuga ngo Clement ngo na Platini yo ni irani plank isanzwe ahubwo buriya Clement yo Platini amusubiza cyane Knowless akanabivuga ahubwo tukabigira n'inkuru ziteye ubwoba Knowless kuki atabivuzeho ahubwo turaza kuyamushaka none sugira ngo turicaye mba azaburo bakubita raza kabimubaza rigomba kumuvamo uri kumva reka na amateka kana amateka nagapfukiranwa urukundo rwa Safi na Knowless reka ngo hino nkuru ni inkuru ya 2016 mu kwezi kwa kabiri yakozwe n'umunyamakuru witwa Munyengabe Murungi Sabe yasohotse tariki 24 z'ukwa kabiri na 2016 haburaga amezi make Knowless akora ubukwe iyi nkuru iravuga ngo iyo Knowless atarokoka agakingirizo ka Safi uwo ni wo mutwe w'inkuru cyane yanditswe ku gihe akira rwose iyo Knowless Murungi Sabe iyo Knowless atarokoka agakingirizo ka Safi iyo nkuru irimo interview ya Knowless ahakana urukundo rwe na Clement nyuma y'amezi 4 bakora ubukwe nyuma y'amezi 4 kandi aho ngaho yarari kurakana ko ndana aka gakingirizo se nibiki ni nk'ikintu kimukingirije cyangwa ni gakingirizo kapote prudence nyuma y'amezi atageze kuri 6 mu kwezi kwa munani muri uwo mwaka bahita bakubita igikwe hanze urumva barakubise igikwe byagenze bite nako ajyaga mu mbere yagumaguma avuga ngo Knowless ngo yagiye mu marozi ngo yagiye he arasaze abantu bakure binyuma batubwiraga sha abantu bakure planks ahubwo nyinshi yabinyomora byibuka nyinshi yes bamubeshyera sha erega ntaga abantu bose bagira impano abantu bose ntago bagira imana nk'iyo umuhanzi witwa Ngabo Medali yagize mu Rwanda sizi biri kubyumva yego mu mateka y'umuziki nyarwanda umuntu wahiriwe n'Imana z'i Rwanda n'uyumwe wenyine bitasabye kugira ibindi binatekereza bitasabye kugira ibindi binakora yabonye nawe biza arazikana mugani wa Bulldog yabonye biza arazikana yitwa Meddy nta kintu na kimwe nta utavuga ngo yarapanze ngarategura ngaratigita ngurabona yabonye bimugoye ngo pa arazikana nabonye bije ndazikana ibaziyo Knowless adatoroka agakingirizo ka Safi none si iyo nkuru sa amateka cyangwa muraje munyibasire ngo nuko nyizanye kandi hari se niwe wanditse ibingibi bagiye kugihe bayisome iracyariho nkuko wabivuze ni inkuru iri ku kinyamakuru Igihe yanditswe n'umugabo bita Munyengabo Murungi Sabe muramuzi haburaga imyaka 2 ngasezererwe yego yandikwa ku itariki 24/2010 z'ukwa 2016 ku isaha ya 5:45 yego iragira ifite umutwe ugira uti iyo Knowless atarokoka agakingirizo nawe nyine ahita ushyira akabazo iyo Knowless adatoroka agakingirizo ka Safi nta kabazo kariho hari hagatangara nikiza akabazo wowe ushyizeho akabazo iyo Knowless adatoroka agakingirizo ka Safi reka nkubwire ndagushimiye tutinjira muri ibi bintu ntabwo nshaka ko tubyinjiramo nanjye niyo mpamvu nari bikweretse nigurukira
ariko nkubwiye ko nyuma y'iyo nkuru nyuma y'amezi yonyine 6 bakoze ubukwe mva aricyo ari kukubwira ayo ni amateka ibyo bintu byabaye se byabaye hose byarabaye Safi na Knowless ntibakundanye barakundanye Safi na Clement ntibakundanye ni bana bya umuryango mwiza kireka niba ari ibinyuma kuko twabeshwe ibintu byinshi nimureke amateka yigwe ni ibintu byabayeho nta rwango rurimo nyabona Knowless ubu Platini inshuti ya Butera Knowless kuruta abandi bakoranye indirimbo yitwa Ntaribi Knowless abwira Platini amubwira turi 1 minute man wogera haterera icyuya kikakwica wahagira utarazamuka wahagira utarazamuka ni inshuti magara bakoranye imyaka ntakubwira uko ingana imyaka irenga 15 Knowless na Platini hand to hand ni inshuti y'umugabo yo ku buryo ageze n'ahantu amwambarira ni inshuti y'umuryango wabo urumva yarambo bavuze koko batabizi urumva Platini yaravuze Knowless na Clement batabizi unaho kumva umufana araje urumva muri mukaba oya ira ni plank ahubwo nibongera ndi ma plank nibakubite Knowless dukeneye kongera kumubona Knowless akusika ibi Knowless yakoze na undi muhanzi kazura abikora ntabwo dore umuntu ukwiye kuryamishwa dukeneye kongera kumva inkuru za Knowless mu matwi yacu ni umubyeyi yego ariko ni n'umunyamuziki natwe ntabwo dukeneye kumuhomba nkuko twahombye ngabo Medal atubwira ngo agiye mu muziki ngo wahanaha Medal mwihorere je nzakora inkuru buretse nzitere ku munsi umwe nkubwira igihombo Medal yateje umuziki nyarwanda nibwo kandi iyo nkuru nananditse igihombo Medal yateje umuziki nyarwanda nibwo uzabyumva noneho ko Rurema mba ndi seri kuda oya kuda Kamauba reka nkubwire Okim ayo mazina nibe ako baze kuyakata oya nago wayakata ahubwo ndashaka uburyo nyeshyiro ku mupira buri wese ajya yasoma ati Dani Rurema yitwa Kamauba kuda ashoboka ko sinshiraho kudahaga kunyangiriza izina bizakumarira kuko sa mazina ya izina nirikujije umuntu wa kintu ubu ngubu nyivuga kuda abajene beta bakwibuka uri gukataka tusohoka hano wihuka niba hari ikintu njya nkumbura abantu batazagera ari bamba nabivuze naruvuga ngo amateka n'ibintu babwiye kuganirwaho amateka ni ikintu cyiza man amateka niyo tugize abo turibo ntago yahunga bya bintu nyamara mwirwa musiba amafoto yanyu kuri Facebook ngo usibe amateka yako ya ntago bishoboka ifoto yanjye ngifungura Facebook yego ndayifite kuri Facebook ubugoma abara nibo turibo uretse nibyo kugira wumva wondiwe kuva nakoresha WhatsApp mu mwaka wa 2013 sindahindura profile bamwitsa Okim bamwita nje bamwitsa Okim ariko abantu baje bakureba uri mubi sha Okim Dani umuntu mubabaye ari nkanje abantu bose baje babirwanira oya urumva nyandi kuvuga nyende kuri ngo baje bagira iki umuntu mubi abaye ari mubi nkanje bose baje barwanira mubi kuba mubi nkanje urabivuze uranyibutsa nyabona nongere mbyibutsa abantu baje badukurikira nyabona mujye mwibuka ko muri abanyarwanda mutari ibifura nukuri mujye muganira unagiye kumva numva umuntu ejo aranyandikiye ngariko ngo iyo abantu bakwita ngo umukara ngo ntago babara mbabuzwe n'ikize kandi uri umukara nibiganira abantu ase kuki mutaganira n'abanyarwanda kandi uri Kamauba turekere kuba Kamauba mbwira ikintu aho nkubo nk'ikintu umuntu yambwira kuri nge kikambabaza ni igiki nyine hari abantu bafite insecurity nazantu bazwe nyabuna nta munyarwanda w'igifurugi wawunje mwiga ko turi abanyarwanda mujye muganira nk'ubu ushobora kumva ko umubona arahubutse araje ngo wabwiye ngo Kim ngo ni mubi ngo ubwo uramwanga ngo ubwo sha reka nkubwire nawe uzaza nundi wese azaza avuga icyo ashaka gusa icyo nababwira cyo abantu umuntu mubabaye sa nkanje mwese mwabwanira gusa nkanje wumvisha ikintu bita ku munyarwanda kumenya gufata ku kantu ukahita ugahindura cyane rwose pride cyane ariko abantu nyabona mujye mwibuka ko muri abanyarwanda mujye muganira munatebigiye munahanga cyakoze Dari reka mubwize ukuri pe nabwe singera nabwiye ati singutaka ntatuzi ubundi muri abantu babiri yego nganira nabo mu kiganiro kigatangira nishimye kirangiye ngakomeza twakumva tukanaganira kuko nyine kandi nekereza ko nabandi bose iyo bari kuganira namwe mu bamurenze n'umunyarwanda nukuri abantu baje baganira ubundi bura naho zambwira umuntu ejo bundi twari kuganira turi kuganira kwa kuri muri ahantu muri kunywa agacupa muganira ndi kuvuga umuntu abanyire kwa kuri umuntu akwinterruptinga bisanzwe ari incamo arakomeza aravuga undi abaravuze ngo ni muga cyane bijana nabwo atako mwaje mu banyarwanda aryo hanyuranyemo ntaga nsuzuguye si musuzuguye oya aryo hanyura turi ku exchanging ntago ndi gutanga speech umagarare hano ngo ndavuze ngo oya turi guhana ibiganiro uri kubyumva nyuramo mugaye mite mukubita igishi vuga ruratebya nawe tuganire nibwo bunyarwanda nyabona nibwo bintu nibyo bizatuma abana b'imyaka 20 batajya kwimanika kwa makuza Dani
Yes, okay. Ndagushimiye cyane. Nakoze cyane hano ni mu rugo. Aha ni mu rugo. Kim TV Hub. Ni mu rugo rwa twese. Bazajya bambona kenshi. Bazajya bakubona kenshi cyane. Nutanaza nzagusanga uryamye nkubwira ati. Hoya. Icara hariya. Amaye agafunguzo nagoye agafunguzo ibintu biroroshye. Ndagushimiye cyane. Nakoze cyane. Shimira na buri muntu wese twabanye muri iki kiganiro. Imana igikomeza kuduhana umugisha. Nyaboneka mujye mwibuka gukora cyane no gusenga cyane. Nibyo bintu byonyine bituvana ku rwego rumwe rikatugeza ku rundi. Mukore subscribe, share, like na comment. Nyaboneka ndacyabisaba. Mugatuboneke. Umugati uboneka. Ibintu byo kureba ikiganiro udakora subscribe reka tubwizanye ukuri. Aho kugira nzabasabe igiceri cy'ijana. Yego. Wakoze subscribe ukareba ukigendera. Ikindi kandi tunabibabwira tugiye gushinga umuryango wa Kim TV Hub. Cyane rwose. Duhanira ibitekerezo tuganire. Yego. Rimwe na rimwe hari indi noza turi gutegura. Yego. Urana igikundi cyacu urakizi singiye kukigarukaho. Hari board tuzajya dukora nk'ibyo uvuga twungurana ibitekerezo byubaka gusa vuba cyane. Murakoze.